kuko air connectivity nayo irakenewe ariko hari projet mbona maybe mu Rwanda maybe mu Burundi urumva sagomba kubanzirizwa ne gari ya moshi simbone impamvu gari ya moshi tahawe cyo bita kipaumbele mu Giswahili la priorité so gari ya moshi yaririmbwe iravuga mu Rwanda ivuga mu Burundi andika muri Google cyangwa yaye ngo projet ya gari ya moshi saka kigarura ibintu bakubwira se ntabwo ishoboka se kuki dashoboka se kandi gari ya moshi maze imyaka 300 mwisi ivumbuwe cyangwa 200 kandi turi land rocket Museveni araho ngaho ajya tubwira imbwirwaruhame ngo nawe ngo yagera ku mazi no wagera ku mazi ukoresheje gari ya moshi ko ntabwo Uganda zigarura Tanzania yigaruriye Kenya ariko biri muri East Africa birashoboka ko accessinga ku mazi mu buryo mwe cyangwa ubundi ariko ntabwo ayo mazi yabara Uganda amafaranga avuyemo akaba ya finance yo gari ya moshi ariko gari ya moshi nayo ya financing uwo mushinga reka twibaze ngo kuki gari ya moshi ikomeje kuba indirimbo urumva mu bihugu byacu byo muri Gararake bitajya mu bikorwa what's wrong ntabwo nibo kwishongora ku Barundi just navuze ko ari urureri rugihuje u Rwanda n'u Burundi icyaduha n'u Burundi nagomba kagira urundi rureri rwaduhuza niyo shene nticike bari mu ndagara ntimuzayibona imikeke yacu imikeke yanyu kwere hariyo mwaheraga u Rwanda ubuntu se si ukuyigura sakuyigura amafaranga ari umuntu ukangisha undi ngo mfite ikingi cyari cyo wenda gutanga kuntuze u Rwanda rushyira kuzikora ko Burundi rwaruhaye cyangwa Burundi bishyira kuzikora ko u Rwanda rwawahaye abantu bazi ubwenge abantu babahanga bakora ubushabitsi badashingiye ku kirya cyose kibatandukanye kuko nta faranga riza ryitwa gutya ubusirani ntabwo yakoresha amadolari iyabonye batayifatiye ibihano va umurambararo ufite ibirometero ako twebwe vurema ahantu Burundi ujye ukaharara ukanagaruka ntidushobora kubana waruzi ko abantu batipe baturira mu ndorerwamo bakabase what's wrong muri bazima mutekereza mute buriya rwose baturenze ngo ibintu bwigenge imyaka isari ngahe ntabwo irajya mu buryo amaproje manini twabonye ibihugu bishoboye kuyakora gari ya moshi yaheze mu nyigo urumva no na primitivité abanyafrika barayifite iteye ubwo giye umuzungu umunyabaro zasuzugura Afrika ahereye kuri primitivité yayo nansaba inkunga nzayimuha kuki twisanga twaramenuje tuzi ubwenge tuzahisigira tukadashobora gukora amaproje twungura ngo yungure umuturage rega n'ibyo u Rwanda n'undi barabiterana amagambo hakwiye kubaho diplomatie centrale ifite ibintu bitumvikanaho kuvuga nyine baganira ibintu byinshi ko ntibabiduha muri press release itangazo rigira amatama y'amakuru nta ryo wabibonamo ariko babiganiraho kimwe nuko igihugu gishobora kureba nka Tanzania ko base koko ibivugwa bamara kubyumvikana no kubyemeranya uzi impamvu nibo kuzana ino ngingo muri Konobuse uno mugambi wo kurandura FDLR hari by'inzego z'ubutasi z'u Rwanda n'iza Kongo byaganiraga bakabwizanya ukuri je niko mbibona muri Angola muri Rwanda muri Angola byaje kubyara Konobuse ariko kurikije politike yavugaga yo hejuru hatari ku makuru y'ubutasi nk'intasi zahuraga wabonaga ba Patrick Muyabana hakana kindariho yego urumva ariko itsinda ngira ngo rya General Nyakarunda kiri agikuye mu butasi ubwo ndumva ari wahari na General Christian Ndayizeye akirimo tarafungwa bafite kuntu babwizanye gukuri nk'abatekinisiye muri intelligence bavuga ngo mega nta kiriho none se baravuga nahatuye muri Warikare mukabango ntabwo ariho ntabwo byibuka yego ndabyibuka amakuru butasi ntabwo abeshya rero inzego abayobozi bakuru b'ibihugu bambe muri diplomacy tuvuga ngo diplomate bakuru b'ibihugu urumva ariko nushaka burya uyu navuga ko aribo ntasi nkuru z'igihugu bavuga ngo nabarede tabara ate okay sibyo yego rero icyo nacyo tukiganireho waguhura bakabwizanya ukuri reka na Tanzania yabwira u Rwanda atari kuri namwe mushobora kuba muhoza akarenge muri ibibazo uko mutubura tutabikiye mu 2012 mukazuka ko bitabikiye muri Sami DRC ariko namwe imyaka mu bimazemo 5 urumva ko niba perezida Museveni yaraburiye Ndayishimiye Naruto akamuburira mu bivugo ariko u Rwanda rukeneye kumenya position ya Tanzania niye kibindi bihugu byagaragaje aho bihagaze ayo makuru nyine ba perezida baba yaziranyeho andi makuru se numvise yangoye mu matwi ko n'uyu mugabo uraza kutubwira muri analize yawe ko n'uyu mugabo Ndayishimiye nawe muri iyi minsi nyine His Excellency Paul Kagame ari muri ruzinduko Tanzania nawe yahamagaye Samiya ubwo ashobora kumuhamagara bwo byashoboka yego nibisanzwe kuko ujya ubona ko ndetse nawe urabyemeza ko Tanzania ari pare w'u Burundi zawe zo gutunga moto nziza igezweho kandi yizewe zibaye impamo hamwe na Spiro sendege ya Emile arazigufitiye ku giciro cyiza kidahenze utayafite yose yuzuye ukaba wakwishyura mu byiciro Spiro M1 M2 M3 zisange mu Giporoso
rya Mitsingi ahateganye na Hilltop Hotel hari icyapa kinini cyanditseho Sendegeya Emile. Ukimara kugura iyawe uhita uyitahana ako kanya. Ibyo kuyiba byo bazabyibagirwe kuko tuyitarakinga twifashishije GPS yayo ikagaruka. Hamagara Sendegeya Emile kuri 0788 307 maze Spiro yawe uyibikeho. Erega no mu miryango dutunga no mu bana barafite abana baremamo umuco wo muhigo, gukorera ku muhigo. Hano mu Rwanda byo byenda kuba n'itegeko, umuhigo ku muturage, umuhigo ku gihugu, umuhigo kuri service zitanga kuri bigo bitanga service. Umuhigo iyi gari ya moshi ivuzwe imyaka myinshi, projet zarakozwe, izindi zarariwe ziribagirana. Mu by'ukuri projet gari ya moshi Isaka Kigali ko nyizi ndi butoya nkaba imvi zibaye Ruyenzi. Iyo gari ya moshi by the way wadukurikiye, gari ya moshi ntabwo ari startup nshyashya ije muri Afrika. Ni technology maze imyaka magana, ahubwo n'urukoza sone ku bihugu byacu biri landlocked countries, urumva bikaba bitagira ibikorwa bya bikura muri iyo land bya kwanlockinga ibi bihugu. In fact Tanzania idafite gari ya moshi ndayumva, ariko irazifite. Ujya gusanga Kenya irazifite niyingira ku mazi, TZ irazifite niyingira ku mazi, ntazo dufite ariko tuzikeneye. Ubu twaje kwisanga gute? Reka mbikubwire noneho mu buryo buri open, kuko imfite ubwo burenganzira bwo kubivuga. Buri agiye no kugira ngo mbere yo kuzana projet wenda XY kesa swa kubaka stade, kesa swa kubaka convention, njya mbona akamaro kayo cyane. Uko muri stade ntiduteye imbere muri sport, ariko kwakira abashyitsi bo no muco wacu. Ariko hari ibikorwa remezo mbona ikibuga cy'indege nta cyagisimbura nacyo, urumva nacyo nyine ndashakisha nkabona nta cyagisimbura muri ibyo byose maze kuvuga haruguru, kuko air connectivity nayo irakenewe. Ariko hari projet mbona maybe mu Rwanda, maybe mu Burundi, urumva sagomba kubanzirizwa na gari ya moshi. Simbone impamvu gari ya moshi tahawe icyo bita kipawa mbere mu Giswahili la priorité. So gari ya moshi yaririmbwe, iravuga mu Rwanda, ivuga mu Burundi. Andika muri Google cyangwa yaye ngo projet ya gari ya moshi Isaka Kigali ibintu bakubwira. Muri bibiri yaravuzwe, muri za 1999 yaravugwaga, muri n'uyu munsi yavuzwe. Turizezwa n'iki ko noho igiye kuba projet iri pragmatic. Ni projet ishobora kujya mu bikorwa, ni projet iri presque populaire, kugira ngo abantu bumve gari ya moshi yaje dushyuhe umutwe nk'uko nguko. Se ntabwo ishoboka se, kuki idashoboka se? Kandi gari ya moshi maze imyaka 300 mwisi ivumbuwe cyangwa 200, kandi turi landlocked. Museveni araho ngaho ajya tubwira imbwirwaruhame ngo nawe ngo yagera ku mazi. No, wagera ku mazi ukoresheje gari ya moshi, ko ntabwo Uganda zigarura Tanzania yigaruriye Kenya, ariko biri muri East Africa birashoboka ko akwagisesinga ku mazi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntabwo ayo mazi yabara Uganda. Ubu hagiye kubakwa projet yo gutwara iriya petroli ya Hoima igera Tanga muri Tanzania. Iyo pipeline irahenze bien sûr. Reka nkubwire Sandrine, jewe Marishal ndakubwira ko iyo projet ntago ariyo yihuta wenda kurusha iyo ya gari ya moshi. Cyeka muzikoze cyangwa se amafaranga avuyemo akaba ya finance iyo gari ya moshi. Ariko gari ya moshi nayo ya financing uwo mushinga. Reka twibaze ngo kuki gari ya moshi ikomeje kuba indirimbo, urumva mu bihugu byacu byo muri Gararake bitajya mu bikorwa. What's wrong? So nicyo navuga rero, reka izabe no muhigo. Ntabwo ari bibi rwose iyo hatarimo kwiratana, aho harimo kubwizanya ukuri. Ati sha barundi kazi bashinga ntahe ibikona bya senede n'ibishwi byazo, nimwubaka gari ya moshi igaca Kobere kagera Bujumbura bwa mbere, jewe nzajya kuyireba kwanza, ngiye kuri gari ya moshi no kuyigendamo. Urumva kuko nagiye nakira n'abarundi benshi baje muri convention center igihe yuzuraga, nari mfite abacuti benshi baje kureba gusa, narabakiriye hano i Kigali ngo tujye kureba inzu y'igitangaza. Uwa mbere wagezemo aramwe natwe iwacu ngo twayubaka ngo twanayubaka ngo ihatare ngo, ariko ngo icyambere ngo batangira kwirira muri fondation ngo bakayira mu kiniki ngo ntiyazigira ngo inuzura ngo n'umunsi n'umwe. Niko yanyibwiriye, simuvuze izina. Tugaruze amaso inyuma rero, ibihugu byacu ahubwo nibijye muri iyo mihigo, urumva imihigo y'ubukungu, imihigo y'iterambere, imihigo y'ibikorwa remezo, urumva maze umwongereza najya yirata ku Mufaransa ati dore cya Airbus, atari ko hari baba ryacu, nayirata ku Canada ati bro nitwe tukora iyo ntuza. Canada iri muri Amerika, ariko uruvuga rumeze Sandri. Ubu suatekereza ryari ko iyi mishinga ya gari ya moshi, iyi mishinga ihuza ibihugu byacu na Afrika y'Epfo yagiramo kandi idakora ku Rwanda n'u Burundi, na Brazil ikaza gushora imari muri gari ya moshi ya Isaka Kigali kuko ari ubucuruzi, kuko Canada ntabwo iri mu Burayi ariko ikora Airbus.
ariko abanyafurika tuba mu mafuti, abatwa, abahutu, abatutsi, ababantu, abanirotike, ibintu biri aho ngaho ntibyunguka, ntibigera rero muri banke, sinakubwira, ntiwabishyira muri butike, ntiwabikora moro ngo bicuruze, nta n'igitabo wigeze wandika ngo abantu bakigure, ntiwanabidefanda, nuko twabaye. Yongeza aho ngaho rero mpita mva muri geopolitike nkajya gukora imyidagaduro, nkaba ndimo nkubwira indirimbo yasohotse uyu munsi, nkakubwira n'amapiano yadutse, kuko nyine hari ibintu biteye agahinda Sandrine. Ubu ngubu ubundi bwiga bufunze umupaka. Nanjye ibyo kuvuga bya Rwanda ya ntabwo niba kwishongora ku Barundi. Just navuze ko ari urureri rugihuje u Rwanda n'u Burundi. Icyaduha n'u Burundi nagomba kugira urundi rureri rwaduhuza, niyo shene nticike. Bari mu ndagara ntimuzayibona imikeke yacu. Imikeke yanyu kwere. Hariyo mwaheraga u Rwanda ubuntu se. Si ukuyigura. Si ukuyigura amafaranga umuntu kangisha undi ngo mfite igingi iki ari cyo wenda gutanga kuntuze. U Rwanda rushyira kuzika ko Burundi bwaruhaye cyangwa Burundi bishyira kuzika ko u Rwanda rwaruhaye. Abantu bazi ubwenge, abantu b'abahanga bakora ubushabitsi badashingiye ku kintu cyose kibatandukanye, kuko nta faranga riza ryitwa gutya. Ubusirani ntabwo yakoresha amadolari iyabonye batayifatiye ibihano, kandi irimo kurwana na Amerika. Buri uzi ko politiki ya Trump iyo ushishoje ugasoma n'ibitabo Trump n'icyo mukamukurikirana neza, ntujye mu marangamutima n'amasantima n'iki. Bano batipu zikara ari abashabitsi kurusha ibindi byose. Niyo mpamvu ubona bakubwira bati musinye amasezerano muhagarike kurwana. Urumva n'urugero mujye mu bucuruzi. Ese ugira ngo Trump ntakura bafite? Ntimucuruze murenga ibyo ngibyo. Aba yireba iwabo muri Amerika agasanga afite amoko 300. Agasanga nta uraratemye undi, nta urarwana n'undi. Nta urafata ubutwe ngo witwa wabaza rendo ngaje guhiga undi. Akavuga ko mwabaye mute? Dufite West Coast, dufite East Coast. Kuva Florida, kuva North Carolina, kuva New York City, kuva muri Maryland, muri Ntuze, muri Washington DC, ukajya muri Washington State. Ni iminsi nk'itatu mu ndege cyangwa muri gari ya moshi, cyangwa 4 cyangwa 5. Nukuri umuntu wa California ntaza amateka y'umuntu muri Florida. Umwe ari kuri Miami, kuri Atlantic Ocean, undi ari kuri Pacific Ocean. Ni ibihugu bidahuye. Urumva umurambararo ufite ibirometero, ako twebwe vurema ahantu Burundi ujye ukaharara ukanagaruka. Ntidushobora kubana. Wari uzi ko abantu batipe baturira mu ndorerwamo bakaba base what's wrong? Muri bazima mutekereza mute? Buriya rwose baturenze ngo batureba kubona Mana yanjye we. Maze abanyafrika twajya rero badusuzugurira ubusa. Reka badusuzugurire twe twisuzugura. Kuki gari ya moshi itarajya mu buryo? Imyaka ishize yose bihugu bibonye ubwigenge, imyaka ishize ari ngahe? Ntabwo irajya mu buryo. Amaproje manene twabonye ibihugu bishoboye kuyakora. Gari ya moshi yaheze mu nyigo. Urumva? No. Na primitivite abanyafrika barayifite iteye ubwo. Giye umuzungu umunyabaro zasuzugura Afrika. Ahereye kuri primitivite yayo. Nansaba inkunga nzayimuha. Kuki twisanga twaramenuje tuzi ubwenge tuzahisigira tukadashobora gukora amaproje twungura ngo yungure umuturage. Erega n'ibyo u Rwanda n'undi barabiterana amagambo. Hakwiye kubaho diplomasi centrale ifite ibintu bitumvikanaho. Hako diplomasi y'umuturage wo mu Kayanza mu Butanyerera utaza guhahiranya ruguru ku gasoko kambukiranya umupaka, iyo gisi mu mari iki. Abantu bashwanye ibyo bashwana muri abaturage bagahahirana. What's wrong? Ubwo rero urugendo rwa Perezida Kagame rwabaye hajemo gari ya moshi nibyo byaravuzwe, hajemo iki n'iki. Ese kuki mutabona ko yabaragiye kubaza Perezida wa Tanzania uko yumva ikibazo cy'amatiku ari muri hagati y'u Rwanda n'u Burundi? Ibyo nenge kugeraho nago ahubwo no kutari wagatuma nkubaza. Biriya nibyo batubwira ni press release baba baduha. Ariko urabona umukuru w'igihugu, abakuru w'igihugu bagize ibiganiro bya babiri, uwo babiri. Yawe kuro. Urumva? Nawe uri nkabemeranya nabo, nari nabo nawe yavuga ati ntago byakunda ko yava yatamajije. Abo bihorere. Abandi bihorere. Kandi usiganzana muri commentaire. Urumva? Naga ari commentaire. Abo bari bihorere twigendere ku byacu. Sha niba ibyo ntubaganiriye uwa babiri hatarimo dossier y'u Burundi n'iya Kongo. Urumva? Sha Marshal mite mpinduka general. Marshal agira inyenyeri 5. General akagira enye. Urumva? Babiganiraho. Erega je nahereye kuri buriya buryo Perezida Kagame yahamagaye Perezida y'u Burundi amubaza ati ni iki kikujyanye muri Kongo niba nyine nta mu Miss Cote ariko iyo biri on record. None ari Tanzania kivugwa muri ibi ngibi ikaba yagiye muri Samidi RC yaranze kujya muri East African Regional Force. Kuki umukuru w'igihugu atabaza Tanzania ati ko muhoza akarenge mu bya Kongo mwakuyemo iki mwungukiyemo iki? Mwungukiramo iki? Kuki tutafatikanya gukemura iki kibazo? Erega buriya abakuru w'igihugu banabazana ubwino nawe ashobora kubaza atari ko se muzera. Koko Amerika igivuga gutya. Ingingo 2773 ya Loni twese turimo ivuga ko mufite ingabo muri Kongo. N'ubutasi bwe bukongera ibintu ko afite ubutasi bwa Tanzania ni n'ubutasi bunakomeye. Urumva? Yego.
mwebwe se muri yo mukemura iki bakabwizanya uko bati wenda ntituriyo cyangwa turiyo bihagaze gutya FDLR yawumva ni menace ku makuru dufite twe kuko itureba nk'igihugu cy'u Rwanda iriya ni menace karundura wowe waguha menace iri kuri 70% wabyumva ute akavuga ati wenda najyaga numva Kikwete ambwira n'amakuru y'ubutasi mfite atari iri danger ni example ndimo kuvuga nyine baganira ibintu byinshi ko ntibabiduha muri press release itangazo rigera amatama y'amakuru nta ryo wabibonamo ariko babiganiraho kimwe nuko igihugu gishobora kureba nka Tanzania ko base koko ibivugwa bamara kubyumvikana no kubyemeranya uzi impamvu ndimo kuzana ino ngingo muri Konobuse uno mugambi wo kurandura FDLR hari by'inzego z'ubutasi z'u Rwanda n'iza Kongo byaganiraga bakabwizanya ukuri je niko mbibona muri Angola muri Rwanda muri Angola byaje kubyara Konobuse ariko ukurikije politike yavugaga yo hejuru hatari ku makuru y'ubutasi nk'intasi zahuraga wabonaga ba Patrick Muyabana hakana kindariho yego urumva ariko itsinda ngira ngo rya General Nyakarunda kiri agikuye mu butasi ubwo ndumva ari wahari na General Christian Ndayiwere akirimo tarafungwa bafite ukuntu babwizanye gukuri nk'abatekinisiye muri intelligence abo nta kubeshyana Konobuse irabaho byanze ibigomba kubaho muri bigomba kubyara Konobuse byanze bikunze kuko concept opérationnel ntabwo yaba ku kintu cy'igihuha ngiwe ku kintu kidahari urumva kandi kitarimo ukuri kw'ibivugwa nuvuga ngo DRC already yemeye ko ifite FDLR iyo yemera n'ibyo u Rwanda ruvuga kuri FDLR babyumvikanaho batiro dupanga Konobuse nawe upanga Konobuse ntabwo ajya kubaka inzu idafite fondation idafite umusingi aho uzayubaka birashoboka ariko politike hejuru iti nabasaza n'abakecuru n'iki bintu nk'ibyo ngibyo impamvu zanyura urugero rero nuko n'ibihugu bitumvikana hari dossier technique bajya bageraho cyangwa scientifique akavuga ngo nturanyemeje kuko umutasi w'u Rwanda yagushiye amakuru akubwira naho zicumbitse naho zirara n'amazina zahinduye n'amanaka zisigaye zifite na buri kimwe cyose mu mutasi bari kubwira mu itangazo ngirango ni sepa itangazo amakuru yigeze gushyirwa hanze n'urwego rw'ubutasi mu by'ubukungu bw'u Rwanda uzi ko banavuze ahantu Omega tuye abantu bavuga ngo Omega nta kiriho none se baravuga n'ahatuye muri Warikare mukabango ntabwo ariho ntabwo byibuka yego ndabyibuka amakuru ubutasi ntabwo abeshya rero inzego abayobozi bakuru b'ibihugu bambe muri diplomasi tuvuga ngo diplomate bakuru b'ibihugu urumva ariko nushaka burya uyu navuga ko aribo ntasi nkuru z'igihugu kuko byose ariho ruzingiye ntekereza ko muri wikro muri closed doors bose baganira bavugana ukuri wenda mukanya nabiforumiriye nabi nta none ndakubwira ngo se muri ko muri ababizi ko muhari cyangwa mudahari nta nubwo bahera aho ngaho ahubwo bakaba basobanurirana uburemere bw'ikibazo no kubagikemura yego noneho bakanabwirana batari ko namwe aya makuru dufite nkuko umukuru w'igihugu Rwanda yabwiye Burundi ubundi akavanga amakuru amuhaye ngo si bikaza kugaragara kariyo na nuriya mudamu ashobora kwihakana ntabwo tuba mu byako amakuru mfite ko turuzi ko muhari cyangwa se akavuga ati koko turiyo tubirimo sibyo okay icyavamo rero ntitubirimo ubwo nabyo bikazagarira kuri right place urumva ko muri yo nyine kuko muri cyo kiganiro umukuru w'igihugu Rwanda yatanze wigeze kumva ko yavuzemo ko hari naho u Rwanda rwageze rukaburira Burundi no kujya inama ko rwabafasha mu kubona zambohe zabaga muri M23 ubundi bukavuga ngo nabarede tabara ate okay sibyo yego rero icyo cyo tukiganireho waguhura bakabwizanya ukuri reka na Tanzania yabwira u Rwanda atari kuri namwe mushobora kuba muhoza akarenge muri ibibazo uko mutubura tutabikemeye muri 2012 mukazuka ko bitabikemeye muri Sami DRC ariko namwe imyaka mubimazemo nyine muracyavuga ko bigihari twese nawe kwiye gusekundi twabijyanye mu kuboko mubifite mu kundi urumva ariko twese ntacyo twageze ahubwo twagera kuki kugira ngo bibe complete na cyane ko ari Kenya ari Uganda by the way ejo na president wa Kenya azajya muri Tanzania ku itariki 5 urumva ko niba president Museveni yaraburiye ndayishimiye Naruto akamuburira mu bivugo ariko u Rwanda rukeneye kumenya position ya Tanzania ni iki ibindi bihugu byagaragaje aho bihagaze ayo makuru nyine ba president baba yaziranyeho andi makuru se numvise yangoye mu matwi ko n'uyu mugabo uraza kutubwira muri analize yawe ko n'uyu mugabo ndayishimiye nawe muri iyi minsi nyine His Excellency Paul Kagame ari muri ruzinduko Tanzania nawe yahamagaye Samiya ubwo ashobora kumuhamagara bwo byashoboka yego nibisanzwe kuko ujya ubona ko ndetse nawe urabyemeza ko Tanzania ari pare w'u Burundi ntago byemera sibyo ntukampembera ibintu navuze ntago byemera
oya wavuga ko ariko ndi bubigarukeho byihore Yego. wikwivuna ndi bubigarukeho bigarukewe wavuga ko nyine kuko rwose bitaza kukurenga ngo urabaza ikibazo cyawe kikugore yego ntabwo umubano wa Tanzania ntabwo umubano w'u Burundi na Tanzania Yego. n'umubano w'u Rwanda na Tanzania ntabwo ku buremere bingana rwose n'ubushize mu kiganiro dore u Rwanda utsitse ni nk'umufuka w'isima ubu Burundi ni nk'umufuka w'ipamba. ya modoka ikundwa na benshi tuyibazaniye Kia Sorento 2022 hybrid ifite ikoranabuhanga ridasanzwe. Ese wari uzi ko ushobora kuyikura muri parikingi ukoresheje urufunguzo rwayo ikagusanga aho uhagaze uri muri ambutiyaje ntibikugora kuko ishobora kwitwara ubwayo. By'akarusho kandi gushyiramo vitensi ntibigusaba imbaraga no gukaraga kakabuto mu buryo bworoshye nk'uko ubibona. Ugiye kubisikana n'indi modoka ikurebera imbere niba nta nkomyi. Si ibyo gusa kuri babandi bagorwa na parikingi igufitiye kamera buri ruhande ikwereka uko ugomba guparika mu buryo bwizewe. Hitamo Kia Sorento 2022 we n'umuryango wawe muzagenda mutuje kuko ifite ubushobozi bwo gutwara abantu 8. Muri Gugaga Cars tubafitiye n'izindi modoka zitandukanye aho ushobora kuza ugahitamo iyawe ku giciro gito cyane. Ku bindi bisobanuro wanyura kuri nimero 0788 32 cyangwa ukatwandikira kuri gugagacars@gmail.com. Hitamo Gugaga Cars ntago uzicuza. Gasaro TV.